wanya nimbwa uguha minerivare mbakakura indi ndwara ubu nukomeye ari uwe numa minerivare umva ye n'abantu bapfuye se bazira ibirwara kandi barize baranaho minerivare hagije akire tunu gukingirizo genda umwahuranye umuboneze umucumbatirire amye kumwe na pasiteri akaze yegera shaka none se umukugariga ni mwiza ubwo package tuba ari tuni ko nta mubyeyi ngira mama akazaga kamwe kagiye bamuga ngiye mbaje mu gito yego ruko none se amasaha wari wamaye ntiyageze wasoje kwitegura iri gukwiye ibya mirenge bitari nge nirwa mbikubwira ku kantu rwose izo zabamuye niko bavuga none se urabona noneho rero ugeze handi munsi ya wa murenge wo mu Kanogo urareba noneho urahita ubona umugore gutya munini ufite ibintu ndumva wana unahibuka ahubwo umubwira uti ahantu bita kwa Nkunzu Rwanda kwa Potere Manase ni hehe arahita akwereka haba hari abagenti n'abantu b'ubutugore gutya bacuruza utuntu tw'imineke aho ngaho uhita umubaza arahita agutungira ugutoki aho nuko gutoki kuri nawe uhita wareba uhita uza umuntu urangira no mu rugo waje kugura inzu waje kugira gute nyine nari mfite umushyitsi waje kunsura nurangira kwa Potere Manase udutaro imineke amanje niko iyo map yose utanga ngo nabaje kutugenza nabiki ese ibintu navugaga byose wabyumva umva neze ndi umwana Jesus nyine urumva nagushatse abantu bose ndakubura kumbaje kucara hano nicari hanga hari umushyitsi ugiye kuza kunsanga hanga niyo mpamvu nyine ushagigira ubwenge ari kuza n'umushyitsi nanjye mbizi hanze abanaga ari beza ari umuntu uza ngo n'umushyitsi hari umuntu uzi kugira ngo n'umushyitsi kumba ari kukugenza sha agenzwa n'ibintu ari byiza sazanye nkuru mujya karuta hano kwa pastor urumva nanjye nago nazana wazabyirengera oya nago nanjye nazana abantu bameze gutyo aje agasiga akanyanga hano bakisi wanjye bazakunsura agasanga byarakomeye Jesus bahita bakeka ko nawe uyu mwana okay wagira umushyitsi utanamugira umusange muzo tuvugane iminota 2 ndayitanze ibirime myinshi uraburi gukora iki hari kizamini ngushyizemo ndayitanze ubanguke vuba vuba cyangwa ari kunyumva oya nta kintu kiriho rwose ayenya gumaho iyo nyine uhita mu gikari niho ngiye nibereye nambaye agatisheti k'umutuku n'ipantaro y'umukara none no mu ntebe z'umutuku ubu meze nkaho ndi muri Titanic ntituraruhama Yesu sawa hagire nyine bikore nk'uwikorera sawa kabisa nanjye ndagukunda rurabo rwiza sasa gira ubanguke gitare cy'amahanga Yesu yega shasheria finally rero ndahageze wana karibu rwose wumve kanga ari nkiwanyu dore nganga rero hano naricaye ahantu heza mufite salo idekwe neza mbese nawe noneho wajura byambarira koko suri ko nase kari umutuku umukara iyo mbimenye suko kutambwiye kare ntari Severante mu kwa 9 twebwira nakomeje nose amakuru y'iminsi sha makuru ni meza izuba byari binyashanzanga none se ikibazo nawe ikintu giye nirwa mpfana uyitegura nkuri gutegura ibisazo igihe cyose wavuze ngo uri kwitegura ubwo uzi kumbwiye nabahubwo kuri telefone nkumirwa suko nari ntaye telefone yanjye hasi se ngumva ngo singo ego kumana uranunguye mbese nago nawe ujye baroma sinjya nkumenyera nose kutigeze unsuhuza twatwaranye ubwo abona abandi bagabo bagiye kuguhamagara ni mami wari uri kumbaza kuko namubeshye ko ngiye kuri banke yaje kumbaza ubwongo gwasanga ashaka kumbaza niba nasanze nta bantu benshi bariyo mbo nta kibazo none se kutansuhuje we rega nayo uba waje yitu ese nabura kubwiye ngo mubi mushyitse mbwiraga n'uyuse ni inshuti yanjye yari yaje konsura ukamwicaza hanze nyine twari turi kuganira ariko n'undi twari tugiye kujya mu nzu ariko shwaje umenye ubwenge koko Jumi ubwenge wa gicucu umushyitsi nk'uni yicazwa hanze Yesu yicazwa aha bugenewe wandayawe umushyitsi barakwicaza mu nzu ngwino tuvugana nakivuga ababyeyi baragwira ariko none se papa ibintu mamagare ni amahoro mabere no kujya umenya ubwenge umushyitsi nk'uriya umwicaza hanze kubera iki
nyine urumva iyi inshuti yanjye yaje kunsura navuga ni rero mubi kandi mwana ngira nawe n'umwangira kuki cyakumbera imbwa umukobwa mwiza nkuriye ugize imana akagusura urafatirana hari wakubaza ngo imbere bijya mu gicumite ibyo bisobanura wowe nsobanura iki uko imbere bijya mu gicumite bisobanura ni nk'uko uriya mukobwa rero yaje akayibona mu rugo rwanjye mu bigendo binyubwe muvane hariya umushyire mu nzu umuganire ugize amahirwe indobo yakwira mu gipimo neza ikintu ngende kwibaza urabona uriya mukobwa yaje aje kunsura wowe ko mwiza ariko umukobwa ureshya kuriya misaya miremire akagira ijosi rirerire nk'urugori rw'ibishyimbo ntagomba kumufata mu pfushu nyine ngiye banza nyumve ngiye no kuri kwimana ngiye ni mubiri no kundenga ni gute umubyeyi nkawe ajya kureba ubwiza bw'umukobwa gutyo nubone ntamurebye ko ari mwiza nazamusabira gute siko ngiye wagicucwe nta match itagira interinoma genda ukora interinoma match izagira igihe cyayo ngiye nanze kumuzana muri salo urumva ufite ngo abapasiteri ngo inshuti zawe mama mwateranye ara muri salo urabizi buryo nzanya abashyitsi bamwe ngo mayi musohotse ngo niki ni mpamvu twibereye hari kanya ko ugira ubwenge ariko noneho muze umushyize muri salo mujya mu cyumba cyawe mubwira uti ngiki cyumba cyanjye yaza muganira akusha kuko ngiyewe mbe ndaho nta mukazanasha muze mujya mu cyumba kwanza umva atagira n'ibyo bikubwiye ngiye nciye aha sanga mwageze mu cyumba namwe mu cyumba se cyangwa muri salo mu cyumba muri salo zimwaganamo mugiye mufate mu cyumba cyanyu umuganire ibigerwaho ibyo rabimbwira nanjye ho ndabandi kandi kubasengera cyane ku Imana gutiza imbaraga n'ubushake byavuba vuba ariko bwo ni mu cyumba ni mu warapfuye mu cyumba cyawe kibwaho Bimeze bite? Ni sawa nta kintu asanzwe. Ari he? Harimo hano mu nzu nyine wicara mu cyumba cyanjye. Aricaye? Nagararyama. Oya twaturi kuganira ndi kumuza ni se ni ze station hano mu Rwanda zitajya ziba abamotari. Uyo mu station yakosha uganije abamotari ubonye yambaye kasike. Yesu! Ubonye afite ubuno bukomeye. Nuko ubonye afite amabero yonyeje ibyihebe. Oya nyine urumva twaturi kuganira bisamva mubi. Umukobwa uvuye iwe mu bakaza kugusura. Akicara hanze mpaka umugije mu cyumba waba yabishatse yashatse bikize ashaka kumuryamana iki ni umwana wanjye cucu nese ko turyamana kuri aya manywa y'ihanga inashaka ko turyamana kuri aya manywa y'ihanga kuryamana se amasaha Yesu uzi ko n'inyoni zibikora mu kirere urumva byasaba yuko twe turarana oya ntabwo kumukurarana ngende mubwira uti kwanza ngene mutegure ajya kuzambwiye ko ari kwitegura usikane nacyo cyane ndije ahubwo urangibukije yiteguye arambwira ngo vuga buhoro kwitegura ko umukobwa asura kugenda ngo yoge hari kumutegura mu bitekerezo mpaka bishatse kuruta urabona ko bananutse kuriya bashyira busafuriya basi babika umuriro bubatiri batindagora nk'ikibindi ariko niyo bamenetse barashwanyuka bameneka mu bindi genda umenye ubwenge sha mwana wawe nubwo ngo ugende mubaze ni wabishatse cyagura genda mubwire uti kwanza reka twiryamiye naje kurya mu guru tire utaza gushefona iyo kanzu wambaye uyimukuremo nimukuramo nawe rabimenyerega nasa wabanze ibyo ngibyo kugira ngo ntaza kubyibagirwa oya yumubwire reka ngende mubwire ati ngaho ryama ndabona ikanzu yishifonnye ariko ubwo byose data mbivugira hamwe ngaho ryama kuramo ikanzu bite nyihuzamo ni nanjye urwanze uri wikurira aranyuba burana tananayizamura gutya none mite ngaruka mite mubwira ndi yayikuye mu kanze nawe biyimbwira murya koko none se genda mana yanjye mfasha umwana wanjye abyuri ya mwana n'ukuri ko Imana ndabikeneye wandayawe nyuma kumukuramo ikanzu ugarutse mu bikibundo ndahinje kukubaza nyuma yo kumukuramo ikanzu mite mureka yitahe oya gatahe mwirimbe wambwa ugire taryama ahita aryama yikwa systeme nyine aryame yubitse uzi ko nihene itarita kukurusha wowe urabona rusake yarinze inkoko kazi y'amanu yibaba kuki bimenyeze kandi ari isake umanga gira vuba mbwa Yesu imbwira muryara kumana ibyanjye nibitinda yaryamye se nanamworosa nyimvira araryamye yararyiriye rwose cyane ruhande rw'urero cyangwa muryame hejuru bihwaniremo muryame hejuru gera mufungane ngo kwasi nta mazamu nshaka hagati yanyu we yubitse inda mfimo nkanyambwa none yubitse inda ndise none mite muryama hejuru genda umwugukore gutya igiye mite muryama hejuru muryame hejuru none ko systeme tayari wandayawe
kanze ndiyo ko naryamye genda umugarike gutya amere nk'igikeri bagongeye mu muhanda nawe tuza gutya bihwaniremo mbese ubwo bigahunda nyine undi mwana ariryamye njye kumukangura ngo mwubukura umva arakosha nose yaje guhamba imbwa hararyamye ubona uri mushiki we uri musaza ubona ikanze nyine bikore hari se mufitanye uri papa we akubera nyogosenge uyu mwana wambwa ni inshuti yanjye bisanzwe mabereye kugenda urya umwana umwana amuriraho nta gakingirizo nigirira amahirwe yanze no kubukuka yanze neza yanze kubukuka ngo bakora gicucu nese yameze imizi akiraho udukingizo wambwa inka zanjye uzi ko utigeze undihira minerivare ngo uyambarire gutya none uri kumpa ibintu by'ibipote wanya n'imbwa guha minerivare ndakakura indi ndwara ubu ukomeye ari uwe numa minerivare umva ye n'abantu bapfuye se bazira ibirwara kandi barize baranaho minerivare ihagije akira turi gukingirizo genda umwahuranye umuboneze umucumbatirire amenye kumwe na pasiteri akaze yegera shaka none se umukugariga ni mwiza ubwo package tuba ari tuni ko nta mubyeyi ngira mama akazaka kamwe kagiye bamuga ngiye mbaje mu giti ngiye se ndi ipoto ryo ku muhanda nta bushyuhe ngira ubwo uradukoresha nawe haranditse ngo mwambaye inyama n'amaraso nicyo gituma mutekereza ubwo iyo nyama yawe nawe yambika tuno tuntu haranditse ngo ababiri baryamanye barasusurukirwa ariko umwe yasusurukirwa ati ni mu mubwiriza byanditse wa mugabo ubwo genda umurgesha ubwo akabaka ko gakora gate mfanyaruganda wavuze ngo ni inyama ubwo ukambika umushyishyi warebye kabanya kingirizo nicyo cyumvise wakabonye tayari ukazinguriza kuri munyakazi yawe igisigaye tukora akazi akira muso ngiye kubanga umupira kuryo umereza bino bintu Yesu mubi nabyaye muri kiremba mbimenye muso wabikorera ko nakwambitse ukiri umwana ko nta mukondo nyina guhucya ku busa bwawe ubu bugaho kuyehe ese ko mbona bimeze nk'akakanu ka bibero baha abantu mviriye imbwa rero nanga imbwa ngakura nazo ntacyo reka bigenze gutyo umuhungure kandi ko mbona se bitose ubundi mwana bikoranye n'amazi umva mbese genda ukambare igisigaye urambwira muso ukambara ukuje okay ninjire naka ugize umwaka gasuka kano kanya kanyumva murongoye nuko kwimota mukurikirana abandi imbwa ndagaso Yesu ntacyo kibintu mbona biriho n'amazi singizeye kandi by'umwana wambwa we mana we imbwangira ry'umwana koko Imana wamurya agafunguye biraka aryo ubwo nuko yagufungurwa n'iminsi byanze gute nyine nuko gaca gute kanci ni gutya akabonye nuko bano kapasuri gutya ugita wakoresha amenyo oya n'inzara byakunda bikore turebe urugero umva iki nese urugero gute nanone gapfumasa nanone ntacyo reka ngere ni yaranje mana mubi wambabarisha wambabariye sigarana kamwe biraba mayi birarangije siyimbwa koko negere se mbikore Uzi ahubwo nari nibagiwe ndabona kari akantu uri imbwa gumaho mbyikoreye wambwa